Ubushize twabagejejeho uburyo butatu burimo gukoresha agafu kitwa baking soda gakoreshwa mu guteka imigati cyangwa se kotsa imigati nk'uko bamwe babivuga, ukakavanga n'umunyu ukajya woza amenyo rimwe mu cyumweru. Twababwiye n'uburyo bwo gukuba ibishishwa by'amacunga ku menyo kabiri cyangwa gatatu mu cyumweru, ukunyuguza mu kanwa n'amazi y'akazuyazi. Hanyuma tureba n'uburyo bwa gatatu bwo gukoresha umutobe w'indimu wonyine, ariko rimwe mu byumweru bibiri, ni ukuvuga kabiri mu kwezi, kubera ko indimu igira acide ikarishye ishobora kwangiza amenyo ku basanzwe bagira ibibazo by'amenyo. Uyu munsi turarebera hamwe ubundi buryo bubiri nabwo bwifashisha imbuto. Uburyo bwa kane ni ugukoresha imbuto za sezame. Imbuto za sezame ku muntu uzifata mu biribwa, ku mugati cyangwa se mu bundi buryo, zisanzwe zifite ubushobozi bwo kurinda umusatsi gupfuka, hari gufasha umubiri gukira ibikomere vuba, zikanarinda umuntu kuba yaribwa n'udusimba nk'imibu n'utundi dukoko tudwinga umuntu. Tugarutse ku isuku y'amenyo, imbuto za sezame nazo ni ingenzi cyane. Ufata imbuto zuzuye ku kiyiko ukazitamira, ubundi ukazihekenya ariko ntuzimire. Wamara kumva ko wazinogeje neza zuzuye mu kanwa, ugafata uburoso budatose bw'amenyo ugashyiraho umuti usanzwe woza amenyo, ukayakuba warangiza ukunyuguza mu kanwa neza. Ibi ushobora kubikora kabiri mu cyumweru, ndetse bikanagufasha kwica utundi dukoko tuba turi mu kanwa dushobora guteza ibindi bibazo mu buzima bwo mu kanwa. Uburyo bwa gatanu ni ugukoresha inkeri n'inyanya. Ibi byombi ni imbuto. Abantu benshi bazi ko inyanya ari imboga, ariko nyamara ni imbuto, kimwe na voka burya nayo ni urubuto ntabwo ari imboga. Inkeri n'inyanya bikungahaye kuri vitamine C ifitiye akamaro umubiri, byagera ku menyo bikaba akarusho. Uko bigenza, ufata izi mbuto zombi, inyanya n'inkeri, ukazikatamo ibice, ukazisya zivanze, hanyuma umushongi wazo ukajya uwujundika mu kanwa igihe cy'iminota 5, ubundi ukunyuguza mu kanwa n'amazi meza. Hagati aho ariko, niba usanzwe ufite amenyo yoroshye, inkeri ni ukuzitondera kuko nazo zifite acide nyinshi ishobora kwangiza amenyo. Niba kandi uhisemo gukoresha ubu buryo bw'umushongi w'inkeri n'inyanya bivanze, ni ngombwa koza amenyo nyuma yaho ukoresheje ubwoko bw'umuti w'amenyo burimo ibyo bita fluoride cyangwa se fluoride. Ni wa muti w'amenyo wumva ujya gusa n'umuti w'inkorora ufite akantu gakarishye gaca mu mazuru. Icyitonderwa, ubu buryo uko ari butanu ntabwo ari inama za muganga. Niba amenyo yawe amaze igihe kirekire ariho imyanda yafasheho, gana muganga ubifitiye ubumenyi buhagije n'ibikoresho byo koza amenyo. Ariko niba amenyo yawe atarandura ku buryo wakenera ibyo byose, inama nyamukuru ni ukujya wibuka koza amenyo igihe cyose umaze gufata ifunguro n'ibinyobwa, bitihise ukoza amenyo inshuro 2 ku munsi byibuze, ni ukuvuga mu gitondo na mbere yo kuryama.